numara gushyira ifumbire y'inkoko ukigendera hano, za ndabo zizahubuka nk'uko muri kubibona hano hari ibitumbwe bigihubuka. Ese wari uzi ko ifumbire y'inkoko ishobora kuguteza igihombo kuri avoka zawe kugira ngo ikubyarire umusaruro? Ni ukuvuga ngo birababaza iyo ubona avoka zawe zihubuka cyangwa se ukabona ururabo rurimo rurahubuka. Ibi njya kubikora ubundi numvaga nkoze igikorwa nyacyo cyo gushyira ifumbire y'inkoko kuri ibi biti byanjye bya avoka, ariko nasanze ahubwo nkoze ikosa rikomeye. Ubundi birababaza kubura umuhinzi ukabona indabo cyangwa se avoka zirimo zirahubuka. Abantu ubundi barambwiraga bati shyiraho ifumbire y'inkoko nibwo uzabona umusaruro mwinshi. Nanjye ubundi si ukuyishyiraho karahava, nashyizeho nyinshi cyane, nyishyiraho ko ariko nzi ko nzabona umusaruro, ariko ibyabaye nyuma ni agahomamunwa. Avoka zarahubutse zose zishirira hasi, indabo zirahubuka. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo nafashe umwanya wo kugira ngo nige niki kibitera, nza kubona igisubizo aricyo ngiye kubasangiza. Nk'uko muri kubibona ifumbire y'inkoko nayo nayiguze, naguze imifuka myinshi y'uno wasigaye, nayishyizeho ariko nyishyiraho mu gihe kitari cyo. Nk'uko muri kubibona hano hasi indabo zirimo zirahunguka, nako ibibabi birimo birahunguka. Ibi bivuze ko ibiti bigiye gutangira kuzana amababi mashyashya, bitangiye no kuzana indabyo. Ifumbire y'inkoko rero ikora ite? Ni ukuvuga ngo ifumbire y'inkoko ibamo icyo bita nitrogen cyangwa se azote nyinshi. Azote kandi ikaba ari nziza ku mababi, ariko ntabwo azote ikora ku mbuto. Niyo mpamvu nk'uko muri kubibona hano ngiye kubibereka, ifumbire y'inkoko uyishyiraho mbere y'uko igiti cyatangiye kuzana indabo. Ntabwo uyishyiraho igiti cyamaze kuzana indabo. Noneho cyamara kuzana cyatangira kuzana ibibabi nk'uko muri kubibona hano hejuru ngiye kubibereka, ni ukuvuga ngo indabo nizitangira kuza rero, ahangaha hazaba hakeneye nitrogen. Niyo tugiye kureba tuyikura hehe. Ubundi hari uburyo bubiri, ushobora gukoresha NPK, ariko nkanjye kuko ibiti biri mu rugo nirinze gushyiraho NPK. Iyo nza kubimenya mbere ngashyiraho NPK ntabwo zari kuba zarahubutse. NPK bivuga iki? Bivuga ko N ari azote, ariyo dusanga mu nkoko, mu ifumbire y'inkoko, K bikavuga potassium. Ni ukuvuga ngo hano ya potassium njye ntayo nashyizemo. Rero mu buryo busanzwe buri naturere nko ku muntu wifitiye avoka ziri mu rugo, ushobora gukoresha uburyo buhendutse, ariho ngiye kubereka. Ushobora gukoresha ivu ry'amakara. Ahangaha naho sinshaka kuvuga ivu ryo kuvuga ry'impapuro, nazanye imbabura kugira ngo mbereke ryavu nshaka kubabwira iryo ari ryo. Ni iri ngiri. Iri vu niryo rifasha za ndabo kudahunguka, rigafasha za mbuto zamaze gukura kudahunguka, ya azote ntibigikenewe. Ahangaha ushobora gufata nk'ibikombe nka 3 cyangwa se 5 ukaza ugashyira nko kuri iki giti muri kubona hano, warangiza ukongera ukagisasira nk'uko muri kubona gisasiye. Iyo bibaze kugenda gutyo rero, za mbuto zawe ntizizahubuka. Ariko nufata ya fumbire y'inkoko ukaza ukayirunda kuri iki giti, ahangaha naho irimo, nabimenye nyuma yuko nyishyizemo, ariko kubw'amahirwe muri iyi nshuro nayishyizeho mbere, ntabwo nayishyizeho igiti cyamaze kuzana indabo. Icyo gihe rero numara kuyishyiraho ya azote, icyo narivuze, numara gushyira ifumbire y'inkoko ukigendera hano, za ndabo zizahubuka. Nk'uko muri kubibona hano hari ibitumbwe bigihubuka. Impamvu bihubuka ni iki rero? Nta potassium iriho hano. Urabona ko igiti gifite ifumbire. Ushobora kubibereka hano nkuyeho ibi byatsi, reka mbikureho murebe. Murabona ko hari ifumbire nyinshi cyane. Iyi ni ya fumbire y'inkoko, ariko iyi fumbire ntabwo avoka ziyikeneye, imbuto ntiziyikeneye, ahubwo zizakenera iki? Potassium. Niyo mpamvu mu maguru mashyi ubonye ziri guhubuka rero, shyiraho ivu. Ariko ivu niba utarifite, wowe icyo uzakora uzagura NPK uyishyireho. Ntabwo uzegereza kino giti, ahubwo uzagira gute? Uzapima nka metero uzuba ariho ushyira ya NPK cyangwa se rya vu ryawe. Ikindi ushobora kugisha inama abantu muri Agrotech bakakugira inama, ngira ngo birabafashije rero. Ni ukuvuga ngo rero nimba wibwiraga ko ifumbire y'inkoko abantu bakubwira ko ari nziza cyane, ni nziza cyane, ariko menya ngo ndi kuyikoresha hehe. Ndagasubira mikora ku mababi. Ahangaha ngiye kugenda gake gake mbereke nk'ahantu ifumbire y'inkoko ibereye. Muri kubona hano muri iyi jaride yanjye, ahangaha harimo sukuma wiki. Izi sukuma wiki nk'uko muri kwibona ni ibibabi. Ibi byo bikeneye ya fumbire y'inkoko cyane. Izi turazirya murabizi, ariko ntabwo dukeneye azote hano, dukeneye NPK. Ariko nukomeza hano, reka ngende gake gake kuri izi nkeri muri kubona ziri muri iyi pine.
Izi nkeri zo ziba zikeneye potassium. Murabona izi nkeri zirimo zirakura, ni nziza cyane hano. Izo zikeneye potassium. Reka nse nuzibereka. Urabona ko ubuhinzi ntabwo ari uguhinga ikintu kimwe. Izi nkeri urabona ko zo zikeneye potassium. Bivuga ngo inkeri zishobora gukenera potassium iri muri ya fumbire y'inkoko, ariko avoka ntabwo ifumbire potassium iri mu ifumbire y'inkoko izaba ihagije. Niyo mpamvu zirahubuka. Ngira ngo rero aka kantu karabigishije, aho wumvaga ko ifumbire y'inkoko izamuha umusaruro wa avoka, asubiza amerwe mu isaho, ahubwo ishobora kumuteza igihombo. Ndashaka kubasaba ikintu, niba iyi video igufashije, ndagusaba ukore subscribe, uyisangize bagenzi bawe. Nurangiza kandi ube wakora na share, ukande kuri notification kugira ngo ujye ubona ibiganiro bishyashya. Aha ngaha ndabashimira ko tuje 10,000 by'abasubscribers. Ndashaka ko tuzuza natwe 100,000 ku buryo umuryango wiyongera. Nizere ko kandi ururabo rwa avoka zawe zitazahubuka, ahubwo zizagira gute, avoka zawe zizaba nini, zikaguha umusaruro. Aha ngaha nkuko muri kwibona butaha nzabigisha uko avoka ishobora kugenda ikaba nini cyane. Ubona nk'iyi avoka ntiwamenya ko ari hasi, ni muyirebe. Iyi avoka ari hasi, ubona hari yarahubutse, hari ibikoko byatangiye kwirya. Ni ukuvuga ngo iyi avoka ni hasi, ariko uyirebye ni nini cyane. Ese bigenda bite kugira ngo avoka ibe nini gutya? Ako niko mbateguriye muri video izaza mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo rero buri munsi sinicara shaka utuntu dushobora kugirira umumaro abahinzi, ariko uyu munsi nabwiraga ku ngaruka zo gukoresha ifumbire y'inkoko nabi, aho ishobora kukubera ikibazo aho kugira ngo kubera igisubizo. Ndabakunda cyane, murankunda. Stay tuned.